iyo utekereje kugura inzu muri 2024 utekereza inzu imeze gute? Abantu benshi bisanga ari inzu igomba kuba ifite igiciro kidakakaye, ariko kandi ikaba ari inzu nziza igezweho, kandi ikaba iri ahantu hitegeye umujyi ku buryo ifite views nziza. Inzu mbafite uyu munsi ndabarahiye ni rurangiza, reka twitangirire. Muraho neza, ni Prince Hoffman kuva muri Quick Homes Rwanda. Karibu hano Kicukiro iruhande rwa Mount Kenya, aho nje kubereka iyi nzu nziza cyane nshyashya ikirangira kubaka, ariko ni inzu nziza pe. Iyi nzu yubatse muri metero kare 340, ariko mufate umwanya mutoya mbabarira ndebere ino nzu kunisa. Bitekereze ahantu ari wawe. Iyi nzu iraryoshye, imeze neza, ni inzu nshyashya yubakanye ubuhanga n'ubwenge, yubakanye ibyishimo n'ubwiza. Iyi nzu ihagaze ku kibanza cya metero kare 340 uko nari mbabwiye, ifite ibyumba 4 na toilette enye n'igice. Icyo gice ndaza kubasobanura n'icyari cy'abantu bajya kunda kubimbaza, ariko kandi ikaba iri ku giciro cya $270,000 cyangwa se $210,000 by'amadolari, ukaba wayigurira uyu munsi. Reka dutangire episode yacu. Okay. Karibu wawe. Tukigera hano tubona umuryango sliding kugira ngo utange inzira kuri no parking y'imodoka ebyiri. Ni parking ihagije, ufite imodoka nini byagorana ishobora kujyamo ari imwe, ariko ari imodoka ziringaniye cyangwa se ntoya ebyiri rwose zakwiramo nta kibazo. Ni parking yubatse neza kuko yubatse hasi ari amakoro, noneho hagati na hagati uko tutuntu dukase hakaba hagiye harimo ibyatsi biteyemo, bituma rero aha hantu hazakura hasa neza, ari akantu kaguha design itandukanye na parking y'amapave gusa. Ariko gato ni mu ndebere y'inonzo kabisa. Ntabwo ngeye inzu ndi kuyiruha ko ni inzu nziza, ni inzu iryoshye, ni inzu ishimishije buri wese yakwifuza guturamo. Ni inzu ikoze neza na design iri moderne bita contemporary design, ariko kandi ifite amabara makeya, n'ibara ry'umweru, accent zose ni umukara n'amakaro asa grey. Nibyo byonyine bubone muri iyi nzu, n'urubaho kuko ifitemo inzugi z'imbaho zamuvura mu imbere hose. Tukiri hano hanze, ikintu turi buze kubona cya mbere ni iyi jardin. Iyi jardin iri inspired na Bali. Bali ni muri Indonesia, bakunda kubaka amajardin yabo bagateramo indabo zisa nk'izi ngizi, kuko iyo zikuze ziba ndende zigatwikira ahantu. Ukuvuga ngeka ko igitekerezo wayubatse yari afite cyari cyo kugira ngo aha hantu haba ahantu wakwicara n'abashyitsi bawe cyangwa se na famiye, mukaba mwaganira mwasangira, ariko kandi hafite privacy kuko ibi byose nibikura bizaba byahatwikiriye neza. Utudetaye ubona ukiri hano ni nk'utu dutara tugiye turi muri jardin, no kuvuga nijoro tuba twaka muri izi ndabo bisa neza cyane. Ariko kandi nitwibuze kubona iyi nzu nziza y'agatangaza ifite aka effect ntarabona mu nzu n'imwe yindi yo kubamo, ariko aka kantu ni jedo. No kuvuga akamaro kako ni ukuruhura ubwonko. Aha harimo amabuye y'amasarabwayi, hakabamo utu tuntu dutera amazi, hasi harimo tank. No kuvuga aya mazi abagwa iyo bishaka, akaguha kamegere wumve, akaguha iyi sound y'amazi yitura ku mabuye iruhura mu bwonko, kuko wicaye muri salon ni akantu keza ko kumva, uri guteka ni akantu keza ko kumva, uri no kurya ugaburira abantu muri salle à manger ni akantu keza ko kumva. Kandi nanone balcony ya master bedroom iri hano hejuru, rero uyicaye uruhutse nanone ni agasound keza cyane ko kumva, gatuma
uruhuka mu mutwe ugira akantu. Ubundi ibi ngibi umuntu abisanga muri hoteli, ariko ahangaha ubifite iwawe mu rugo. Katwinjire mu nzu rero turebe se iyi nzu iteye gute. Gusa mbere yuko twinjira turabanza tubone ko hano hari ibaraza ryiza ritwikirije beton, ko nko nabibabwiye. Hejuru hano hari balcon ya master bedroom, ariko kandi tukabona ko bakomezanyije ya makoro hano kuri uruhande kugera kuri iki gikuta cya kizamuka mpaka hejuru. Naho hano ku ruhande tuhagira n'ubundi za ndabo twabonye hariya ku ruhande zituma aha hantu rwose igihe byose bizaba byakuze ntabwo birakura aka kanya, kubera ko inzira cyari nshya, ariko byose nibimara gufata neza hazaba hakeye pe. Tugiye kwinjira mu nzu yacu rero, hano tubona ko dufite umuryango wa muvura munini. Uyu muryango ufite metero 2 n'igice. Umuntu washushanyije ino nzu afite metero 2. Ngira ngo iyi miryango yayikoreye kugira ngo abashe kwinjira mu nzu, ariko ni myiza kuko igaragaza ko nyirinzu ntabwo yubatse inzu ashonje, yubatse kabisa afite umwanya, kuko ubajije igiciro cya muvura hano kigeze nibwo wabibona. kandi imiryango yose yo muri ino nzu ni muvura zireshya gutya. Ubwo rero biguha ishusho y'uko bimeze. Tukinjira iyi nzu ntabwo ari za tipe z'inzu uhita ugwa muri salo ako kanya, hoya, ahubwo ufite iyi nzira izi kwakira. Noneho ku ruhande rwaho tukagira umwanya wo kuriramo, salle à manger, naho kuri uyu mwanya tukagira salon irimo deja intebe. Ni ukuvuga iyi nzu ifite ibikoresho bita staged. Ibi bikoresho ntabwo bizana n'inzu, ariko biba ari byo kugira ngo bikwereke ese uyitunze wakwibonamo gute. Ugiye kuyigura ibikoresho byawe bitereka gute, cyangwa se hajyamo ibikoresho bingana gute. Bari kukwereka umwanya uburyo bwiza wawukoresha. So ino salon irimo intebe z'imyanya 7, ariko kandi tukabona ko amakaro ni amakaro meza atanyerera. Hejuru ni umweru n'amatara menshi atuma hasa neza, ariko kandi ku manywa nta n'impamvu yo gucana n'amatara, kuko dufite aya madirishya n'imiryango bislidinga biva hasi kugera hejuru kuri plafond, bituma ugira umwuka mwiza cyane mu nzu uhagije, ariko kandi ukaba wanashobora kuba wakwiyicarira hano hanze, haguha indi espace yo kubamo na famille, yo kwakiramo abashyitsi bawe, wasetinze akantu ko kwicaramo hano mukaba mwaganira nta nkomyi. Ariko kandi si n'umwuka mwiza gusa, kuko bituma urumuri ruhagije rwinjira muri iyi nzu, kuko harimo urumuri ruhagije pe. Dukomeje ku ruhande niho dusanga uyu mwanya wo kuriramo, salle à manger ihagije, ko dufite imyanya 6, ariko kandi nimureba hano hari modern kabisa, hari modern, hari clean. Dufite amadirishya manini, aya ngaya aranafunguka. Ngira ngo so birasaba gufungura ariya hejuru, ku burebure bwanjye byasaba kurira intebe, ariko harafunguka ku buryo ugira wa mwuka ukeye uza constantly mu mwanya wo kuriramo, ukabona gufasha kugira twa dusounds two hanze ko twinjira neza nta kibazo. Kuri uruhande ho tubafite nanone amadirishya ava hasi akagera hejuru, atuma ugira urumuri rwinshi ruhagije mu mwanya wo kuriramo. Kamera ishobora kutabyerekana nk'uko bigaragara, ariko uyu mwanya urakeye pe, kuko uzengurutswe n'amadirishya gusa. Ni ahantu heza cyane. Kuri uruhande rwo hirya niho dusanga igikoni, ariko kandi ni igikoni nacyo cyiza gihagije. Granite z'umweru, utubati tw'umweru n'umukara bisa neza pe, kuko ibyo ukeneye byose birahari. Umwanya w'ishyiga rya gaz, dufite frigo kuri uru ruhande, double sink, mbese aho kogereza ibyombo. Harimo aka kantu gasohoka kugira ngo niba ari isafuriya uyikorere hano, uze kuyumukiriza hano, isabune uyikure hano, utuntu twose twiza. Iterambere ni ryiza cyane. Tukagira iri dirishya riri munsi rituma nanone umwuka uhagije, kuko uri guteka ubukeneye umwuka uhagije. Hakaba n'akantu kamwe nibagiwe, key backsplash. Dufite backsplash hano ya marble, yo ntabwo ari granite, ntabwo ari n'amakaro ari hano, ahubwo ni marble. Bituma byongera agaciro inzu muri rusange. Ngira ngo iki gikoni kirakeye, kirasa neza cyane pe kanyongereho. Now kuri iyi level turiho dufite icyumba kimwe gifite na douche na toilette. Mbere yuko tukijyamo, hano munsi ya escalier hari umwanya ushobora gushyiramo ibintu bitandukanye, ni nk'agastoke gatoya. Ariko kandi tugafata uyu muryango, ni ya miryango nababwiraga, kubera uburebure bwayo ituma umuntu agaragara nk'aho ari igikuri, kuko ni miremire pe. Twakwikomereza tukagera muri uyu mwanya w'igitanda kinini, ni metero 2 kuri 2, tukagira n'utu bedside tables ku ruhande. Ni ukuvuga umwanya w'igitanda wonyine ni munini, ariko kandi kuri uru ruhande tukagira utubati two mu cyumba natwo duhagije kandi tunini,
tukagira n'aka kantu keza nyako gukora igitekerezo cyiza cy'akantu kameze nk'akabiro gatoya no kugira ngo n'umututu abana bahakorere homework zabo batarinze baza muri salon, cyangwa se ufite imashini abe yagira ibyo akora, cyangwa se ushaka makeup abe yazikorera hano atarinze kujya kuzikora ahagaze. Ngira ngo n'utuntu twiza ku ruhande, tukahagira nanone amadirishya manini cyane atuma ugira urumuri ruhagije mu cyumba cyawe. Twikomereje turabona byari navuga ngo ububatse ino nzu nta nzara y'amafaranga yari afite pe. Reba imiryango ukuntu ireshya yose ni Muvura. Abazi ibiciro bya Muvura ahantu bigeze, ngira ngo nibo babona agaciro k'ibyo yakoze, kuko muri iki cyumba cyonyine harimo imiryango 3 ya Muvura kandi ireshya gutya. Ni ibintu bihenze kubyexecuta. Iki cyumba uko mbabwiye gifite douche na toilette. So douche yayitangiriye hano, dufite ino vanity nziza ifite uyu mwanya wo kwiboroserezamo, dutara ku ruhande, nayo imbere yahinje uri gushaka kubiyisha ngo atabasuhuza abantu. Naho twajya kuri ruhande tukasanga toilette y'umukara. Ni ibintu tutabona kenshi, tumenya ko zose ziba zisa umweru, ariko noneho no ku ruhande rwo hejuru tukasanga ino douche itwikiriye neza, ifite device zihagije, ifite amakaro meza, nihanganira amayeko ariko ifite amakaro meza atanyerera kandi yoroshye kuyoza. Overall iyi douche kabisa isa neza, nta kintu na kimwe wayinenga, kuko ntaho bashyize icyatsi, no, amabara yose ari constant, amabara yose arajyanye, n'urumuri rurimo rurahagije, mbese ni ibintu byiza. Dukomeje turaza kuzamuka dufata izi escalier. Ama escalier akoresheje mbese amagarde fou ya escalier akoresheje ibyuma bisize amarangi na compresseur, donc birakomeye, ntabwo ari ikintu umwana yakoraho ngo kigwe. Tukarinda tugira n'utudu picture windows turi hasi kugira ngo iki gihande cya escalier nacyo kigire urumuri ruri naturel ruhagije. Twagera kuri iyi landing tugasanga ariho dufite ibyumba 3. Kuri uruhande hari master bedroom, hano naha hakaba ibindi byumba by'inyongera. Kaduhere kuri iki ngiki, nanone imiryango miremire ariko kandi kingana nk'icyo hasi, ni icyumba gihagije, king size bed, amadirishya. Murebe urumuri ruri muri iki cyumba, sinzi niba kamera ibyerekana nk'uko bikwiye, ariko urumuri ruri muri iki cyumba ni rwinshi pe. Kuri uruhande naho tukagira akabati k'imyenda gafite n'akakantu k'aka office ku ruhande, no kuvuga ibyo ukeneye byose birahari. Iki cyumba kikaba gifite nacyo douche na toilette, ndetse douche ikaba ari iyi n'agakabine keza. Ugiye koga urafunga kugira ngo amazi atajya ahantu hose. Again, devices ni nziza cyane, ntakora amazi akamenekaho. Twajya ku ruhande niho dufite vanity, nayo iraka, na toilette y'umukara. Urabona ko consistance barayikomezanyije kugera no kuri handles z'umuryango, nazo ni umukara. Nitwegera ku ruhande tukareba interrupteur, nazo ni umukara. Ama prise, kamshake prise ndayibona hano mu cyumba. Nitwegera hano turaza kubona ko prise ari umukara. Mbese ibintu byose muri utu accent twose ni umukara. Iki ni icyumba cya 3 nanone, cyumba cyiza, size ihagije, dufite akabati mo hano nako karekare. Akenshi njya nkunda kwibaza, ese ari nyutuye muri iyi nzu nashaka gushyira ibintu muri kaya kabati ko hejuru. Ibintu biba bisekeje no gushaka urwego, ariko hariya niho ubika ubundi ibintu udakoresha kenshi, amavalize, bya bintu udakoresha buri munsi, nibyo shyira hejuru kugira ngo bitange umwanya hano hasi ubasha gukoresha ibyo ukeneye buri munsi. Ndetse aha naho tukahagira kaka office gatoya. Iki cyumba cyo gifite n'akarusho kuko gifite akabaraza hano ku ruhande. Uyu muryango urafunze sinabagezayo, ariko gifite akabaraza gafite na balcon z'ibirahuri. Ibintu byiza cyane. Now dusubiye hano hagati, dusigaje icyumba kimwe, icyumba cya master bedroom. Ariko noneho nimuzi mundebera iki cyumba. Reba iki cyumba ukuntu kingana. Reba umwanya wonyine mfite iruhande rw'igitanda, reka njye no hirya wongere urebe. Reba undi mwanya mfite iruhande rw'igitanda. Ni icyumba kigari kuko igitanda kirimo ni king size bed, ariko kandi cyafite umwanya uhagije. Aha kuri uru ruhande niho dufite plugs ushobora gushyiraho za televiziyo kuri iki gikuta, ariko overall wajya kuri gypsum ziri hejuru uko ziteye. Lighting ngira ngo ibera ba bureau lighting y'iki cyumba ikoze neza cyane. Ni icyumba nyine cya nyir'urugo, kiraryoshye pe. Dufite balcon ebyiri kuri iki cyumba, iya mbere iri hano
ngira ngo turebye ni balcon nziza nayo kandi ifite garde fou z'ibirahuri, ukagira ino view nziza. Hari ibihu uyu munsi ntabwo hagaragara nk'ahakeye, ariko urebeye hano hariya ni mu mujyi rwagati, twakagera ku ruhande kuri aka gasozi hariya niho convention center iri. Mbese ufite view y'iki kibaya cyose isa neza kandi cyane kuri no balcon ya mbere. Rero dusubiye mw'imbere tugafata uyu muryango, niho dusanga douche na toilette. Dufite toilette noneho y'umweru tumenyereye, dufite toilette y'umweru. Ikintu ubona gitandukanyeho nuko n'amakaro yo muri chambre principale aratandukanye. Tukagira ino vanity nayo nziza kuko ifite touch system, ni akavanity keza kari moderne. Ndetse kuri uruhande akaba rero dufite walk-in shower ya chambre principale, naka walk-in shower kari clean kanini, kuko uyu mwanya wose namwe murabibona ko hagije. Uri kogera kuri uruhande hariya wahatereka utuntu ukeneye twose, amasabune, ni hano niho tujya. Overall naka douche principale gakeye kari modern. Si ibyo gusa ko kuri uruhande naho tuhafite closet, niho dufite garde robe z'icyumba, kuvuga kuba ziri hano ugiye no mu cyumba ushaka gushyiramo izindi wazishyiramo nta kibazo. Si ibyo gusa kuko duciye hano kuri uruhande niho dusanga noneho ibaraza rya kabiri. Muri ukuntu ibaraza ringana, ni ibaraza ryiza rinini rizengurutswe n'ibirahuri, mbese ibintu byose ukeneye. Rifite view nziza cyane kandi ikeye, kuko ngira ngo nidurotatinga tukajya kuri uru ruhande turabona ko ifite view iryoshye y'umujyi wa Kigali neza cyane. Ku ruhande twagira cya gikuta cy'amakoro twabonye kuva hasi, mbese ibintu byose ukeneye. Ikintu kikwereka umuntu wubatse ibintu ari gutekereza ibintu byose, mwibuke ko iki cyumba iri baraza tugezeho tuvuye muri douche principale. Ni ukuvuga yibutse no kuvuga ngo ibirahuri abigire frosted, ku buryo nyine umuntu uvuye muri douche aba yisanzuye, atavuga ngo hari umuntu uri hanze wambona, ariko kandi adahagaritse urumuri rwose ngo ahagarike completely, ku buryo urumuri rutaninjiramo imbere. Ni ukuvuga yabigize frosted kugira ngo ugire ako ka effect. Ni utuntu twereka utudetaye tw'umuntu wubatse ibintu abifitemo urukundo. Now iyi niyo master bedroom. Wakwibaza ngo ese Prince birangiriye hose? Hoya, turacyafite ibindi. Reka ngumye mbazamure. Escalier z'iyi nzu zikoze mu buryo bwiza. Hari inzu ujyamo wazamuka kuri escalier ukumva size ziragoranye. Utu escalier tumeziwe neza ku buryo kabisa ntabwo amatako yawe aruha, turahagije, turaryoshye. And then twazamuka tukagera kuri iri baraza ryo hejuru. Nimurebe no rooftop design nziza cyane, cantilever iri hano hejuru y'igisenge. Tukabona ikintu cya mbere ni iyi bar yiwawe mu rugo hano hejuru. Ni ahantu heza ho kwakira abashyitsi, kwakirira umuryango, muri weekend ucirinze wifitiye bar yawe ikoze neza, countertop y'igiti, hari amakoro, ugashyira utubati hano duhagije turimo ibyo kunywa ukunda. Aha ni ahantu heza rwose ho kugorobereza. Kandi si ibyo gusa, ukeneye kujya kuri toilette ntabwo ujya hasi, kandi nababwiye ngo ndabasobanurira toilette enye n'igice bivuze iki. Igice nicyo kirimo hano, haba harimo toilette yonyine, nta douche ihari. Uvuga toilette yuzuye aba ari douche na toilette, noneho hano harimo igice cyonyine, uvuga ni toilette gusa. So niyo mpamvu tuvuga ngo toilette enye n'igice. Ku ruhande gato tuhafite ikigega cy'amazi kigusupplying amazi mu nzu, litiro 5,000. Ariko kandi nubwo kiri hejuru gifite na pump ku ruhande ituma amazi akomeza kuza afite pression ihagije mu nzu yose. Rero umwanya wa nyuma wongera inunza agaciro mu buryo butangaje ni iri baraza n'iyi view. Ni mu ndebero ukuntu ahantu hangana, urareba guturuka ku irebero ukamanuka ukagera mu mujyi hose, ukamanuka ukagera Kimihurura kuri convention center, ndetse uhereye na hano stade urayibona hariya hakurya, wanakomezamo hariya hagati ukabona n'ikibuga cy'indege. Ni ukuvuga ibintu byose urabifite muri view yawe, no metero kare nyinshi zihagije zo kuentertaininga. Kandi ntabwo banabikoze kugira batereraho, kuko dufite n'utuntu twa jardin hano ndetse na hariya hirya dutuma aha hantu, yego turi mu gihe cy'izuba kandi inzu ni nshyashya,
bivuze ko zimwe mu ndabo bateye ntabwo zirafata hari n'izumye ariko mu gihe cy'imvura ndabizi ko zizafata kandi zigakomera. Aha hantu hazaba hakeye hasa neza. Aha ni ahantu nakwifuriza kwintertainingira abashyitsi bawe. Ufite ubushobozi bwo kugura ino nzu rwose duhamagare. Nimero yacu ntabwo nigeze nyibabwira ariko ni 0788 44 18 44 cyangwa se ku muntu uri hanze yakongeraho +50 0788 44 18 44 cyangwa se ukadusura kuri www.quick.rw. aho niho tubarizwa. Ofisi yacu iri ku Gisimenti. Duhamagare dusure tukugezeho ino nzu uyu munsi kuko ni inzu nziza. Ibiciro aho bigeze mu mazu iri mu nzu zihendutse kandi zifite agaciro keza pe. So waduhamagara niba ubwo bushobozi bufite. I urge you, ndagusaba duhamagara inzu uyibikeho kuko nta gaciro tuguhaye. Ntabwo turi kukubeshya ko biragoye mw'iyi minsi kubona inzu nziza ariko kandi idafite igiciro kimurengera en plus ifite views zimeze gutya. Ni nacyo nahereyeho ntangira mbabaza, nimumbwire ahubwo muri comments, ese iyi nzu wayituramo? Ese ibyo navuze urumva bihwanye byose? Urumva ifite agaciro, amafaranga adakabije cyane, uko yubatse wabyishimiye? Ese izi view wewe ni ibintu ukonsidera? Mubimbwire muri comments rero, munambwire uko mwe mwayibonye nuko mwayisangamo. Bibutsa niba utarasubscribinga kandi subscribe, tubagezaho amazu atandukanye ari hirya no hino muri Kigali ari ku isoko. Naho utaha yari Quick Homes Rwanda, naho utaha